twongeye kuba ikaze muri Life of Gospel nkuko mwabibonye rero twasuye Healing Worship Ministry twabasuye aho bakorera imyitozo aba ni abantu bakomeye no bagize umutwe wa healing aba ni abayobozi ariko bari gutegura indirimbo nziza nshyashya izasohoka ejo saa 2 z'ijoro. Indirimbo audio yakozwe na Nicola asigatuye muri Australia kandi akora neza pe abantu bagiye muhana akazi kuko abikora neza kandi yubahiriza n'igihe. Video yakozwe na BGS impamvu twahisemo kuyikora mu buryo bwa concert ni indirimbo twahimbye ikundwa n'abantu benshi ndetse batangira kuririmba ari benshi mu njyana zitandukanye. Noneho tubona kuyikora twenyine nta ambiance dufite abantu nyine ngo bayishimire ntabwo yabimeze neza kandi twari tunakumbuye gukora concert twishimane n'abantu turirimbe twese duhimbaza Imana. Rero twashimye kuyikora muri buriya buryo kugira ngo hazagaragaremo nyine kuko irandimbi isobanura ubuhangange bw'Imana hagaragaremo nyine ko abantu bari guhimbaza Imana bishimiye Imana kandi bari kuyiramya. Iriya ndirimbo rero twayanditse turi benshi dufite groupe yandika indirimbo muri Healing tuyandika urumva ubusobanuro bwayo twari turi kuvuga dushaka nko kuramya Imana tuvuga ko Imana ihambaye yazamuwe mw'isi yose. Rero ubutumwa twashaka guha abantu ni ukubabwira ko Imana ari inyembaraga ariyo kwizerwa ariyo guhimbazwa ariyo guhabwa icyubahiro nta yindi Mana uretse Imana imwe twizeye. Icyambere ni indirimbo nziza ni indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili kandi igiswahili n'ururimi uri kururimba nyine ruririmbitse neza reka mbivuge gutyo n'ururimi ruryoshye ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza ivuga Imana. Rero igishemo nta kindi uretse amagambo arimo nyine abantu babasha kuyasobanukirwa bakayumva bakayizera. Turahamya neza ko tudashidikanya ko bizabanezeza n'uburyo icuranze n'uburyo iririmbitse n'amashusho yayo urabona ko ari ibintu byiza nyine umuntu yakwishimira kureba. Reka dushimire mwebwe twabanye kuva twatangiriye kugeza aya masaha nkuko mwabibonye twatubwe na Healing Worship Ministry badufite indirimbo nziza cyane don't miss nuzacikwe umunsi zabageze hanze ejo ku isaha ya 2 za nimugoroba. Iyo ndirimbo yitwa Mungu ndayibakundishije namwe muyikunde. Shalom.